Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda njye kubagezaho nk'abandi mu Kazarukundo Clarisse. Uyu munsi tariki 5 mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'ibicu byari byiganje mu masaha ya mu gitondo, ariko mu masaha y'igicamunsi haguye imvura mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba mu mujyi wa Kigali, mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Iburengerazuba. Mu majyepfo naho hari ibice bimwe na bimwe byaho haguye imvura, ndetse iyi mvura ikaba yumvikanagamo inkuba. Mu masaha ya nijoro n'ubundi twakomeje guteganya mu bice bitandukanye imvura yumvikanamo inkuba. Byumvikane ko ahenshi mu gihugu hateganyijwe ibihe by'imvura mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga ukaba uteganyijwe kuzagira umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 9 ku isegonda. Naho kuva mu masaha ya saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'amanywa turateganya imvura mu turere twose tw'igihugu cyacu. Byumvikane ko ahenshi mu gihugu hateganyijwe ibihe by'imvura nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Naho ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe muri ayo masaha byo biri hagati ya °C 9 ndetse na °C 16. Hateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu, akaba ari mu karere ka Nyabihu mu bice byo mu Burengerazuba, ariho nyine hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 9. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 16. Mu masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu cyacu nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Iyi mvura kandi ikaba iteganyijwe kuzumvikanamo inkuba. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha y'igicamunsi byo biri hagati ya °C 22 ndetse na °C 27. Ahateganyijwe gushyuha kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyagatare, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 27. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 26. Reka dukomeze rero mu minsi ikurikira umunsi w'ejo, iminsi 4 ni kuvuga kuva ku itariki 7 kugera ku itariki 10. Mu bice byinshi by'igihugu muri iyo minsi uko ari 4 dukomeje guteganya ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba cyane cyane mu masaha yo ku gicamunsi n'ashyira ijoro. Ku munsi w'ejo rero akaba hateganyijwe ko izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 12:03 za mu gitondo rikarenga saa 12:19 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije gukomeza kugubwa neza.